niba umenye ko umugabo yaguciye inyuma, uramenye utajya gukubita uriya mugore yaguciyeho inyuma, uramenye utajya gukubita uriya mukobwa yaguciyeho inyuma, kubera yuko atari we kibazo. Ikibazo si umukobwa baguciyeho inyuma cyangwa uwundi mugore, ikibazo ni uwo mugabo. Kubera yuko buriya umugabo watinyutse akaguca inyuma ni ikimenyetso simusiga yuko umubano wanyu atawufite mu biganza bye, atari serious mu byo akora. None abantu benshi bakunda kuvuga ngo umugabo ngo ashobora kuguca inyuma kandi agakomeza akagukunda. Never. Umugabo uguca inyuma ni ikimenyetso simusiga yuko nta rukundo agufitiye, ahubwo we arikunda ubwe. Niyo mpamvu aguca inyuma, abasha kubona utamuhagije, irari rigatuma ajya gushaka n'abandi bagore. Nyamara nta kintu ubutakoze. Umugabo uguca inyuma ntiyicaye hasi ngo munabiganireho wenda ngo koko umunanire agatinyuka akaguca inyuma. Uwo mugabo nta rukundo agufitiye. Ni nayo mpamvu atabasha kubikora ku mugaragaro, abikora yihishe kandi bikamutwara imbaraga ikomeye cyane. Rero mugore nuvumbura ko umugabo yaguciye inyuma, ufite igihanga mu ntoki zawe, uramenye utajya gukubita, utajya guhondagura uriya mugore n'uriya mukobwa. Ikindi kintu cya kabiri, niba umugabo wabimenye neza ko aguca inyuma, uzi n'umuntu agucaho inyuma, uramenye utajya usakuza mu rugo, utamusakuriza na gahoro, kubera yuko umugabo utagukunda niyo wamusakuriza kajana ntabwo yagukunda. Umugabo utagukunda niyo wamuheka ntabwo yagukunda. Umugabo utagukunda utarigeze agukunda niyo wamukarabya abifata nk'ibishishwa by'ingurube. Umugabo utagukunda niyo wamuhingira cyangwa ukajya guhingira mama we ntabwo yagukunda. Umugabo utagukunda niyo wamutekera, niyo wamukorera isuku, ibintu byose ukabyitaho, nubwo wamuha amafaranga angana iki ntabwo yagukunda. Niyo mpamvu iyo atagufite mu mutima we, atagutekerezaho nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe, cyangwa se iyo yaguhaze, ikintu cya mbere azakora ni ukuguca inyuma. Rero badamu mufite abagabo babaca inyuma, mwitondere ibi bintu. Uramenye udasakuza, uramenye utajya kurwana n'uriya mugore. Ikindi cya nyuma, uramenye utagenda. Hari abantu benshi agira gutya, yakumva nk'umugabo yamuciye inyuma agahita afata utwamushye akabaragiye. Yagera iriya kubera yuko atabyiteguye zikamwakira agashaka kugaruka. Umugabo noneho yarabashije gufata iyindi mico, yarazanye n'umugore mu rugo yahise amusimbuza.